Umunsi wa Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare ku isi hose, ufatwa nk'umunsi w'abakundana. Uwo munsi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ubuzima bwa Mutagatifu Valentin. Ariko kuri uwo munsi wa Saint Valentin hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa, ariko byose ntago ariko aba ari byo, kandi sinako abantu bose babyumva kimwe. Ese umunsi wari w'abakundana waturutse he? Ese kuki wawutuba w'abakundana? Ibyo byose n'ibindi utaruzi ku munsi wa Saint Valentin nibyo tugiye gusobanukirwa muri iki kiganiro. Jyewe nitwa Omega Boy, aho uri kubyumva ni ku Gika TV Rwanda. Ntibutira kwa subscribe, banze kuri subscribe. Umunsi wa Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare ku isi hose, ufatwa nk'umunsi w'abakundana. Uwo munsi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ubuzima bwa Mutagatifu Valentin. Ariko kuri uwo munsi wa Saint Valentin hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa, ariko byose ntago ariko aba ari byo, kandi sinako abantu bose babyumva kimwe. Kuri uwo munsi abasore n'inkumi bakundana bahana impano zitandukanye ziganjemo impapuro zanditseho imitoma n'indabo z'amaroza atukura, ubusanzwe zivuga urukundo rugurumana. Aho bivugwa ko buri mwaka kuri Saint Valentin hoherezwa amakarita agera kuri miliyari 1.5, akaba atangwa n'abagore bayaha abagabo babo. Kuki Saint Valentin iba muri Gashyantare? Kera umunsi wo hagati mu kwezi kwa Gashyantare ufatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera. Mu Bugereki kwari ukwezi bibukagamo ubukwe bw'imana zabo zikomeye zirimo Zeus ndetse na Hera. Mu Baromani tariki ya 15 Gashyantare wabaga ari umunsi bizizagaho imana zabo, bagatanga ibitambo. Abakundana bakunze guhana impano zitandukanye zirimo indabyo z'amaroza, amakarita n'ibindi. Ese Saint Valentin witiriwe uyu munsi w'abakundana ni muntu ki? Witirwa Saint Valentin ni Valentin w'i Roma. Bivugwa ko ku ngoma y'umwami w'abami Claude w'umugome, Roma yari mu ntambara, batakundanaga, maze umwami Claude afata umwanzuro ko nta musirikare uzongera gushaka. Gusa Valentin yakomeje gusezeranya abakundana rwihishwa harimo n'abasirikari. Byaje kumenyekana ibukuru uko Valentin aza kuza gufungwa ndetse aza kuza kunyongwa ku itariki 14 z'ukwa kabiri. Uwo munsi yohereje agapapuro k'urukundo umukobwa wari ufite se w'umucungagereza ko yari afungiye, kanditseho ngo biturutse kuri Valentin wawe. Bivugwa ko uwo mukobwa bakundanaga. Kuva icyo gihe tariki ya 14 Gashyantare Valentin yapfiriyeho, yahise agirwa umunsi w'abakundana. Uyu mugabo afatwa murinzi w'urukundo. Ariko kandi nubwo turi kuvuga bino, abakurikirana hafi bya Bibiliya ntabwo bumva Valentin wari we. Muri Kiliziya Gatolika habayeho ba Valentin batatu batandukanye bagiye bagirwa batagatifu kubera ukwemera kwabo kutajegajega kwatumye bicwa nk'abahuwe Imana n'ingoma z'igitugu zayoboraga i Roma icyo gihe. Hari mu kinyejana cya 3 Valentin w'i Roma, uyu nguyu yari padiri, yishwe mu kinyejana cya 3 azira kwemera kwe, ashyingurwa hafi y'i Roma y'inzira yitwa Via Flamina. Ariko kandi hari undi witwa Valentin wa Turin, we yari umwepiskopi benshi bakunze kwita bishop, nawe akaba yarishwe, ashyingurwa aho uwa mbere yashyinguwe. Valentin w'umumaratiri wo mu majyaruguru ya Afurika, amateka ye akaba atazwi neza. Muri ba Valentin batatu rero witirwa uyu munsi ni Valentin w'i Roma. Uyu nguyu twababwiye ko yishwe ku ngoma y'abami kuri Claude w'umugome. Iki gihe twababwiye ko Roma yari mu ntambara, abaturage batakundanaga, maze afata icyemezo ko nta musirikare uzongera gushaka. Hagati aho Valentin we yakomeje gusezeranya rwihishwa abakundanaga. Byaje kumenyekana ibukuru nuko arafungwa ku munsi wo kunyongwa. Rero tariki ya 14 Gashyantare yohereza umukobwa wari ufite se w'umucungagereza agapapuro kanditseho ngo biturutse kuri Valentin wawe. Umukobwa ngo yari Valentine mwibonagamo, kuko Valentin yagizwe umurinzi w'abakundana. Uko umunsi wa Saint Valentin wizizwa ahantu hatandukanye. Ubundi kera umunsi wafatwaga nk'uw'abasiribateri kurusha abakundana. Abasore n'abakobwa bakinaga imikino itandukanye bihishanya, maze abasore bashakanye iyo umusore yavumburaga umukobwa bagombaga gushyingiranwa mbere yuko umwaka urangira.
ibaze byari ibitangaza. Mu kinyejana cya 14 nibwo mu Bwongereza uwo munsi wafashwe nk'urukundo koko, kuko bemeraga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore zihura kuri uwo munsi. Ku munsi wa Saint Valentin bamwe mu bakristu bajya gusura ibisigazwa ahantu hatandukanye mu Burayi, mu Bushinwa kandi na Taiwan. Kuva mu 1980 uyu munsi wa Saint Valentin urizihizwa cyane. Mu Buyapani ho ntibiba bisanzwe. Kuri uwo munsi abagore n'abakobwa bategetswe kuzanira abagabo n'abasore bakorana za shokora zihenze. Gusa mu Buyapani ku itariki 14 Werurwe abagabo nabo barishyura, bagaha abashiki babo umwenda, urukweto cyangwa se ikindi gifite ibara ry'umweru kandi gikubye inshuro nibura 3 kikurenza ya shokora bahawe. Iyo tariki ya 14 Werurwe bayita White Day. Uretse mu gihugu cya Brazil ko bagira umunsi w'abakundana wihariye uba tariki ya 12 Kamena, ukaba witwa Don Namorados. Muri Colombia ho uba ku wa 6 w'ukwa 9, ukaba witwa Diamor. Mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ko ari umunsi w'urukundo n'ubushuti. Mu Rwanda naho kuva mu mwaka w'1998 uyu munsi witaweho cyane kandi ugenda utera imbere umwaka ku mwaka, ndetse kuri ubu abenshi mu batuye mu mujyi wa Kigali bakaba bawutegerezanyije amatsiko bavuga ati Saint Valentin zaba ryari? Ese kuko wowe ufite uwo muzaba muri kumwe? Ni ikibazo nakagombye kukubaza nawe ukibaza. Njyewe nitwa Omega Boy, ndagushimiye.